Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ku batanzi nitwa Francine Twagiramariya. Kubo tumenyeranye ni ya gahunda yacu nyine yo gusangira ijambo ry'Imana. Tugomba kwiga, tugomba kwihugura, tugomba gucukumbura ngo tugashakashaka uko twamenya iby'umwami akunda. Tumaze kwiga ibyigisho bine. Icya mbere twabonye ukuntu umuntu yasobanukirwa imigambi Imana imufiteho. Twabonye ko kugira ngo uyisobanukirwe hirya ya Yesu, iyo migambi y'Imana kugira ngo uzayimenye, uyisobanukirwe, uyibemo birakomeye. Twabonye ko ugomba kwihana ibyaha, hanyuma ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaguha ububasha bwo kuba umwana w'Imana, ukinjira mu muryango w'abana b'Imana, ukinjira ukava mu bwami bw'umwijima ukajya mu bwami bw'umucyo. Hanyuma icyigisho cya kabiri twabonye ukuntu Imana iduhamagara, Imana idutoranya. Twabonye ko Imana ituzi kuva kera cyane, yaratumenye kera, iradutoranya, iraduhamagara, irangije iratweza, idushyira ku ruhande kubw'umurimo wayo. Icyigisho cya gatatu twabonye ukuntu umuntu yuzura umwuka wera, ukuntu ayoborwa n'umwuka wera, n'ukuntu ashobozwa n'umwuka wera. Twabonye ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wera aza muri we. Ariko tubona ko iyo umuntu nubwo aba afite uwo mwuka wera, ariko dukeneye kuzura umwuka wera kugira ngo duheshe Imana icyubahiro, kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abihane. Kuko ubuzima buhesha Imana icyubahiro ni ubuzima bwuzuye umwuka wera. Twabonye ubwoko butatu bw'abantu. Tubona umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Tubona umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko akaba acyicaye ku ntebe y'ubuyobozi bw'imibereho ye. Undi muntu wa gatatu tubona umuntu uyoborwa n'umwuka wera, Kristo yicaye ku ntebe y'ubuyobozi bw'imibereho ye. Uwo muntu twabonye ko niwe muntu ubaho ubuzima bwuzuye buhesha Imana icyubahiro, kandi ni nawe muntu ugira umunezero w'agakiza. Kuko tugomba kugira umunezero w'agakiza. Ntabwo tugomba kubaho muri Yesu dufunze isura, oya, tugomba kunezerwa, tukishima, tukanezerwa. Ni icyo ngicyo. Kuko ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari amagambo, nta nubwo ari no kurya no kunywa, ahubwo ngo ni ibyishimo, ni amahoro mu mwuka wera. Ikindi twabonye, isomo rya kane duheruka kwiga ubushize, twabonye ko Imana, Pawulo yabwiye Timoteyo mu Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12, reka wenda mpabasomere. Haravuga ngo, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Iyo rero tumaze gukura mu mwuka wera, nabigishije nanone nivo eshatu z'ubukristu. Hari abana, hari abasore, hari base. Iyo rero tumaze gukura, turenze icyiciro cy'ubwana, icy'ubusore, tugeze kuba bakuru, Yesu akabona turabo kwizerwa, atugabira umurimo. Twabonye ko hari imirimo 5. Twabonye ko ukuboko ni ukuboko k'Uwiteka, hanyuma ku kuboko k'Uwiteka hari ikiganza tubona ko ari Yesu. Noneho tubona ko Yesu yaduhaye imirimo 5. Iyo mirimo 5 twabonye ko hari intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa,
abavugabutumwa, tubona abungeri n'abigisha. Ndumva ari aho twagarukiye, nagiye mbasobanurira. Ubwo abatarabona ibyo byigisho mwagenda kuri YouTube Grace Mission Ministries, murabisangaho, hanyuma mu byumve neza noneho mu buryo burambuye. Uyu munsi rero hari ikindi cyigisho turi busangire Imana yanshyize ku mutima, ariko mbere yuko tukinjiramo nagira ngo tubanze turirimbane indirimbo y'145 mu gushimisha. Kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye mwami rikunezeze. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Mwami, icyo nifuza cyane nukwera nkawe, nta n'ikindi nshaka Yesu, nzajya nkumvira. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Nk'intumwa zawe Yesu, njye ngukorera, ngukurikire muvunyi, nkubeho iteka. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Singitinya n'amakuba n'ibyago bindi, uwo nizeye ni Yesu n'agakiza ke. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Twese tujya imbere hamwe mu by'inzira ye, turirimba n'indirimbo tunesha iteka. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Amen. Ngo tube ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye, nuko dutanga imibiri yacu
iyo mibiri ikaba ibitambo byera kandi bishimwa n'Imana. Turi ingingo rero za Kristo. Kristo niwe mutwe, twebwe turi umubiri we kandi duteranyirizwa kuri we. Ubwo rero nta kindi yaduhamagariye kuba abakozi be kandi abakozi bo kwizerwa. Ubushize nasojereje ku ijambo riri muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3, havuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka, ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo w'isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Abanyabwenge muri Yobu 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Abanyabwenge rero ni bya bisonga bya Kristo bimukorera bitinya, bimukorera bihinda umushyitsi, babandi bafite umutima umenetse, babandi bafite umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turakomeza. Yesu yaduhaye umwuka wera, araza atura muri twebwe. Twabonye ko tugomba guharanira kugira ngo yuzure muri twebwe. Kugira ngo yuzure muri twebwe nuko tugomba kumushaka, tugomba kugira inzara n'inyota byo kuzura umwuka wera, kuzura Kristo no gushobozwa na Kristo, kandi tugatera ibyaha umugongo, tukaba ibisonga bikiranuka, tukaba abanyabwenge. Umwuka wera rero yabonye turabo kwizerwa, nanone aduha impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera nazo uwo mwuka wera ngo azigaba uko ashatse. Ndagira ngo tubanze dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 12, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. Haranditswe ngo uko impano z'umwuka zitandukanye. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobyagwa mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyagamo kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Imana yahaye buri mwana wayo ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Hariho umwuka umwe utanga impano, hariho Yesu umwe ukorera muri bose, hariho n'Imana imwe ikorera byose muri bose. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umurongo wa 8, umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi aheshwa uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'umwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agaheshwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura,
undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, kandi akagabira buri wese uko ashaka. N'ubushize nababwiye ziriya minisiteri uko ari 5, Yesu nawe azishyira buri muntu wese amushyira muri minisiteri, kandi abikora uko ashaka. N'ahangaha rero ku by'impano, Mwuka Wera abitanga uko ashaka, ariko intego ni imwe, ni ukugira ngo itorero ry'Imana rifashwe, ni ukugira ngo itorero ry'Imana rikure, ni ukugira ngo itorero ry'Imana rikomere, ni ukugira ngo umubiri wa Kristo ukure, ushyike ku kigero cy'igihagararo gikwiriye cya Kristo. Ibyo byose, zaba ziriya minisiteri, zaba impano z'Umwuka Wera, ni ukubera umubiri wa Kristo. Noneho hari abantu batemera ibintu by'Umwuka Wera, ariko Umwuka Wera kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo, kugera mu byahishuwe, Umwuka Wera turamukeneye. Muzi ko na hahandi ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ngo isi ngo nta shusho yari ifite, Umwuka Wera ngo yagendaga hejuru. Imana iremesha isi ijambo, ariko Umwuka Wera niwe watumaga habaho. Imana yaravugaga ngo habeho isi, habeho ijuru, habeho umucyo. Umwuka Wera akagenda akabigira bizima. Umwuka Wera niwe utuma ijambo riba rizima. Na Yesu mwabonye ko igihe yamaraga kubatizwa, Umwuka Wera wamumanukiyeho mu ishusho y'inuma, ijwi rirenga, ijuru rirafunguka, ijwi rirenga riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, unyizihiye mu mwumvire. Yesu kugira ngo nawe akore iriya minisiteri ye hano ku isi, yari akeneye Umwuka Wera. Niyo mpamvu rero mbere y'uko asiga abigishwa be, yarababwiye ati mugende mugume mu murwa, mugume i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, nzaboherereza umufasha, nzaboherereza Umwuka Wera. Uwo Mwuka Wera naza, muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Noneho uwo Mwuka Wera rero aje, yahaye intumwa imbaraga, yazihaye ubushizi bw'amanga, baba abagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo. Ariko noneho tugiye kureba impamvu Umwuka Wera yaduhaye impano, impamvu Umwuka Wera yazanye impano. Hano ku murongo wa 1 n'uwa 2, Pawulo aravuga ngo bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayoborwaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyagamo kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'Umwuka Wera w'Imana ubasha kuvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta n'umuntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Ariko ndashaka kugarukira kuri uriya murongo wa 1 n'uwa 2. Pawulo yaranditse aravuga ati ntago nshaka ko muba muri ignorance, ntimusobanukirwe iby'impano z'Umwuka Wera, kuko zirakenewe ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibintu biranga ubwami bw'Imana harimo n'ibimenyetso n'ibitangaza. Izo mpano z'Umwuka Wera rero zirakenewe kugira ngo ibimenyetso n'ibitangaza bigaragare, abatizera bamenye ko hariho Imana. Ngo kera mwajyaga mu bigirwamana bitabasha kureba, bitabasha kumva, bitabasha kuvuga. Muri Zaburi ya 94 ku murongo wa 9 haravuga ngo iyaremye amaso ntago ibona,
ntiyabasha kubona, iyaremye amatwi ntiyabasha kumva, iyaremye umunwa ntabwo yabasha kuvuga. Noneho muri Zaburi 115 reka tuhasome. Zaburi 115 duhere ku murongo wa 8. Haravuga ngo, kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo iri he? Ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo, n'ubyiringira wese. Murumva impamvu Imana yashyize impano z'umwuka wera mu itorero? Ni ukugira ngo Imana yacu, Imana rurema, ibashe gutandukanwa n'ibyo bigirwamana. Barakibaza bakakigira izahabu, cyangwa bakakigira ifeza, cyangwa bakakigira igiti, bakajya bagenda bakagipfukamira bakakiramya. Ariko kiba kiri aho ngaho gihagaze kibambye amaboko, ntigishobora kuyahina, ntigishobora kuyarambura. Uko bakikoze niko gikomeza kumera. Ariko Imana yacu, iyo tuyisenze irumva kandi ikadusubiza, kuko niyo yaremye amatwi. Nimba yararemye amatwi ngo nituyitakira izatwumva. Nimba yararemye amaso, iritegereza ngo ikareba, ngo iraranganya amaso yayo hano mu isi, ikatureba, ikatwitegereza. Ifite umunwa, iravuga. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana ivuga ite? Imana iravuga kuko yaremye umunwa. Nimba yararemye umunwa iravuga. Yaremye amaboko, ifite imbaraga. Amaboko yayo akora imirimo n'ibitangaza kandi bikagaragara. Ifite amaguru. Niyo mpamvu rero umwuka wera yashyize impano mu itorero ry'Imana, ni ukugira ngo habeho itandukaniro ry'ibigirwamana n'Imana yacu twizeye, Imana nzima, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Haleluya! Imana yacu ni nziza. Izo mpano z'umwuka wera rero ni impano 9. Ndagira ngo nzibasomere uko ari 9. N'ubundi ni hariya mu gice cya mu Bakorinto igice cya 12, Abakorinto ba mbere igice cya 12. Reka duhere ku murongo wa 8. Haravuga ngo, umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Ijambo ry'ubwenge niyo mpano ya mbere. Hanyuma undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Habanza ijambo ry'ubwenge, hagakurikiraho ijambo ryo kumenya, hagakurikiraho kwizera, hagakurikiraho gukiza indwara, hagakurikiraho guhabwa gukora ibitangaza, hagakurikiraho guhanura, hagakurikiraho kurobanura imyuka, hagakurikiraho kuvuga indimi nyinshi, hagakurikiraho kuzisobanura. Murumva ko ari 9. Ariko nubwo ari 9, nanone zigabanyijemo ibindi bice 3, eshatu. Ndazibabwira, ariko uyu munsi gusa turiga impano za mbere. Igice cya mbere hari impano zo kuvuga cyangwa se impano don d'expression. Izo mpano zo kuvuga harimo kuvuga indimi, harimo gusobanura indimi, hakabamo no guhanura. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni impano zo guhishurirwa. Muri izo mpano zo guhishurirwa harimo iriya mpano y'ubwenge, iriya mpano yo kumenya,
ni impano yo kurondora, yo kurobanura imyuka cyangwa kurondora imyuka. Noneho igice cya gatatu ni impano z'ubushobozi, z'ububasha, z'imbaraga. Kubivuga mu Kinyarwanda birangora cyane, cyangwa se don de puissance. Noneho muri izo mpano rero z'ubushobozi, z'ububasha, z'imbaraga, harimo impano yo gukora ibitangaza, impano yo gukiza indwara, hakazamo n'impano yo kwizera. Uyu munsi rero turiga igice cya mbere gusa, impano, izo mpano zo kuvuga, don d'expression ou bien don vocaux, kuvuga indimi. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Haravuga ngo umunsi mukuru wa Pentekote ugeze, bose bari bakoraniye hamwe, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga w'ishuheri, wuzura inzu yose bari bicayemo, haboneka indimi zisa n'ibirimi by'umuriro zibajyaho, rumwe ku muntu urundi ku wundi, bityo bityo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka abahaye kuzivuga. Yerusalemu habaga Abayahudi bubaha Imana, bari baraturutse mu bihugu byose by'isi. Bumvise urwo rusaku, imbaga nyamwinshi irashika, maze barayoberwa, kuko buri wese yumvaga bavuga mu rurimi rwe kavukire. Barumirwa, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri wese muri twe yumva bavuga ururimi rwe kavukire? Ko bamwe twaturutse muri Pariti no mu Bumedi no muri Elamu, abandi bakaba abo muri Mesopotamiya na Yudaya no muri Kapadokiya na Ponto na Aziya na Furugiya na Pamfiliya na Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sirene. Abandi ni abashyitsi b'Abanyaroma, abandi ni Abayahudi kavukire, hamwe n'abanyamahanga bemeye idini y'Abayahudi. Abandi ni abo muri Kireti n'Abarabu. None se bite ko tubumva twese bavuga mu ndimi zacu ibikorwa bitangaje by'Imana? Bose barumirwa, bagwa mu kantu, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Impano z'umwuka wera, haba ibintu nyine abantu badasobanukiwe ku buryo babaza bati, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ntibisanzwe, ibi ni ibiki? Imana yacu rero ntabwo isanzwe, ikora ibidasanzwe. Abantu bakabazanya bati, ibi ni ibiki bibaye? Uyu muntu uko yari yarembye yapfuye, ibi ni ibiki bibaye? Abandi baraseka bavuga bati, basinze inzoga yihira. Kenshi ibintu by'Imana ntago ubwenge bwa muntu bubasha kubisobanukirwa. Ibintu by'Imana ni mu kwizera, ni ibintu byo mu mwuka, ngo ntibishoboka kutizera anezeza Imana. Kugira ngo tubashe kubana n'Imana, kugira ngo tubashe kugendana n'Imana, bidusaba kwizera, kuko iyo tudafite kwizera ntabwo tubasha kunezeza Imana. Uko kuvuga indimi rero hari uburyo bubiri. Umuntu ashobora kuvuga indimi z'abamarayika zitumvikana,
cyangwa se indimi z'amahanga. Ushobora kugenda ukajya nko mu Bushinwa nk'uko aba bigishwa byabagendekeye, Imana ikaguha iyo mpano ugahita wuzura umwuka wera, warangiza ugahita wigisha mu Gishinwa, cyangwa ukajya muri Sri Lanka wajya kumva uvuze mu rurimi aba Sri Lanka bumva. Ariko hari n'izindi ndimi z'abamarayika. Izo ndimi rero nubwo zihari, ariko ni ukugira ngo izo mpano nababwiye ko ni ukugira ngo zungure itorero. Ibi bintu byo kuvuga mu ndimi biteje akajagari mu nzu y'Imana. Iyo uri mu cyumba cyawe ushobora gusenga mu rurimi rushya, ushobora gusenga, ushobora kuramya Imana no kuyihimbaza mu rurimi rushya. Ariko nimba uri mu iteraniro, ntabwo wemerewe kuvuga mu rurimi rushya udashobora kurusobanura, cyangwa se hatari undi muntu ushobora kurusobanura, kubera ko iyo ubikoze gutyo biteza iki? Biteza akajagari mu iteraniro. Kandi umwuka wera ntabwo ari umwuka w'akajagari, ntabwo ari umwuka w'umuvurungano, ahubwo ni umwuka wa gahunda. Kandi ngo umwuka ugengwa na nyirawo. Imana yaduhamagariye kungura itorero, Imana yaduhamagariye kugenga umwuka n'impano yaduhaye. Nta mpamvu rero yo kwitwaza ngo duteze akajagari mu nzu y'Imana. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto Abakorinto ba mbere igice cya 14 duhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo ariko none bene data, ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? Nintababwira ibyo mpishuriwe, cyangwa ibyo mpawe kumenya, cyangwa guhanura, cyangwa kwigisha. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari umwironge cyangwa inanga, ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo. Tuvuge ko umwe aje akakubita amadebe, undi agakubita ingoma, undi akavuza piano. Iyo bivangavanze, ntabwo ushobora kumenya nimba ari piano iri kuvuga, ntabwo ushobora kumenya nimba ari ingoma ziri kuvuga. Oya, biba bijwiririra. Niko rero n'abo basomene n'ibiki byose bitera akajagari mu nzu y'Imana. Kuko namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Nshobora kugenda nkajya mu Burusiya, ntazi Ikirusi, ariko nubwo ari Ikirusiya njyewe nkaba ntakizi. Nshobora kugenda nkigisha mu Kinyarwanda, ariko ngashaka umuntu nkamubwira nti jya usobanura ibyo mvuze. Ngo nubwo indimi zose zo ku isi zihari, ariko byanze bikunze haba hari umuntu ushobora kubyumva. Niyo mpamvu habaho bari abantu bita aba interprete. Nimba izo ndimi zo mu isi zose umuntu ashobora gushaka umuntu uzisemura, na za zindi Imana iduha rero, swati wowe ushobora gusenga. Niko mu Bakorinto igice cya 14 umurongo wa 13 avuga ngo nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no kurusobanura. Iyo ari urwo rurimi rutamenyekana, nimba ugiye kuruvuga mu itorero, wowe ugomba kumenya kurusobanura. Utamenya kurusobanura, hakaba hari undi muntu ushobora kurusobanura. Icyo gihe biba bibaye ubuhanuzi. Uravuga parararara, mwumva uko Uwiteka Imana ivuga. Nimba udashobora kubisobanura,
ceceka, genda usengere mu ndimi iwawe mu cyumba cyawe, kuko ni wowe byungura, ntago byungura itorero. Nta kintu bimaze uba uri kugosorera mu rucaca kandi uba uri guteza akajagari mu nzu y'Imana. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko none ngirente, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha ubwenge. Utabikoze nawe ugashima Imana, uyishimisha umwuka wawe wonyine. Umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenya icyo uvuze, yabasha ate kwikiriza ngo amen? Ubu uri kuvuga mu ndimi ukaba uri kumvuma, narangiza ngo amen? No, ugomba kuvuga mu ndimi igihe ushobora kuzisobanura, cyangwa se hakaba hari undi muntu akazisobanura, kugira ngo tuvuge ngo amen, tumenye icyo Imana ivuze. Nimba hari icyo Imana iri kutubwira tukimenye. Ariko nimba utabishoboye, ceceka. Ku bwawe ubushimye koko, ariko wa wundi ntacyo aba yungutse. Ahubwo abanyamahanga iyo baje bakumva ibyo bintu baravuga bati mbega ibintu by'abasazi, ni akajagari, ubutaha ntazanagaruke. Ariko iyo wuzuye umwuka wera ukavuga mu ndimi, undi agasobanura, cyangwa nawe ugasobanura, wenda wa muntu utazi Imana waje bwa mbere, umwuka wera akamurondora, akamubwira iby'ibyaha, akamwemeza iby'ibyaha bye, aravuga ati hano hantu kuko hari Imana irondora. Kuko mbere tugitangira nababwiye ko ijambo ry'Imana ritubwira ko impamvu Pawulo yasobanuriye abantu iby'impano ni ukugira ngo habe itandukaniro hagati y'Imana nyir'ibiremwa n'ibigirwamana. Noneho wa wundi rero yaje kureba, aravuga ati ya Mana itandukanye n'izindi mana nzi, kuko ni Imana ireba kure, ni Imana imenya ibyanjye, ni Imana irondora, ni Imana izi detaye zose z'ubuzima bwanjye. Noneho agaca bugufi, akihana, agaha Imana icyubahiro. Iyindi mpano yo kuvuga ni impano y'ubuhanuzi. Naho ndagira ngo turebe mu Bakorinto ba mbere igice cya Abakorinto ba mbere igice cya 14, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5, twumve impano y'ubuhanuzi uko Pawulo yayidusobanuriye. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Impano z'umwuka wera dushobora kuzifuza kandi dushobora kuzisaba. Aha rero Pawulo aradushishikariza kwifuza cyane cyane impano y'ubuhanuzi. Kubera iki? Nabyo tugiye gukomeza tubirebe. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ababwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Imirimo 3 y'ubuhanuzi: kungura, guhugura, guhumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura. Iyo usenga mu ndimi, uri mu mwuka kandi uri no kwiyongeramo imbaraga z'umwuka wera. Ariko nimba usenga ibitumvikana, sengera mu cyumba cyawe. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Naho uhanura we yungura itorero, kuko yumva ijwi ry'Imana, yamara kumva ijwi ry'Imana akabwira itorero icyo Imana iribwiye.
imana ibwira itorero iryungura, ibwira itorero irihumuriza, ibwira itorero irihugura. Imirimo itatu y'umuhanuzi: kungura, guhugura, guhumuriza. Nakunda ko mwese muvuga mu ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Kuvuga mu zindi ndimi ushobora kuzivuga usenga cyangwa uramya Imana. Ubwo ni wowe wenyine n'Imana yawe mu cyumba cyawe. Niba uhagurutse mu itorero, izo ndimi ugiye kuvugira mu itorero ugomba kumenya kuzisobanura. Nimba utazi kuzisobanura, nk'uko mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 13 hatubwiye, saba Imana iguha impano yo kuzisobanura. Nimba aho mu itorero ntawe ushobora guhaguruka ngo asobanure ibyo uri kuvuga, ceceka, kuko ntacyo bimariye itorero. Impano y'ubuhanuzi twabonye ko Imana ivugana n'umuhanuzi, umuhanuzi akabwira itorero icyo Imana ivuganye naryo. Ishobora kuvugana n'itorero ryayo mu kuryungura, mu kurihugura no mu kurihumuriza. Twabonye ko impamvu Pawulo yanze ko ubwoko bw'Imana butamenya iby'impano z'Umwuka Wera, ni ukugira ngo Imana nyamana, itandukaniro ryayo n'ibigirwamana rigaragaje. Iki gice cya mbere rero ndakigarukiriza aha, ariko mbere y'uko nsoza ndagira ngo ndangirize kuri iri jambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 ku murongo wa 8 kugeza kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, hanyuma dusimbuke tujye ku wa 8 tugeze ku wa 10. Haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ushobora kuvuga indimi, kandi muri ibi bihe by'iminsi y'imperuka mubona ko urukundo rwarakonje. Ni ukuvuga mu ndimi gusa, imbuto shwi hazo. Ariko hano Imana iratubwira, izi mpano uzikoresheje udafite urukundo, izi mpano kuzikoresha udafite ubwenge, izi mpano kuzikoresha udafite kwirinda, nta kintu bimaze. Ngo niyo wavuga mu ndimi ukahanu, uzamera nk'umuringa, nk'icyuma kirangira. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Imana ni urukundo. Ngo udakunda mugenzi we ntazi Imana. Yesu cyagihe amaze kwigisha abantu ngo bari bagowe barushye bari hariya mu butayu, ngo abagirire impuhwe, ému de compassion. Nawe wagombye kujya gusengera abarwayi usunitswe n'impuhwe. Abantu bataramenya Imana wagombye kuvuga ubutumwa uzi, kuko uzi akamaro ko kwihana no kwakira Yesu. Wagombye kugirira impuhwe abakiri muri bwa buzima nawe wabagamo. Yesu nta kintu na kimwe yakoze adasunitswe n'urukundo. Ni Imana kugira ngo iduhe Yesu, ngo nuko yadukunze. Nawe rero nimba ugiye gufasha umukene, bikore kuko umukunda.
nimba ugiye gusengera umurwayi bikore kuko umukunda, nimba ari umutwaro wa mwene so wikorere kuko umukunda, kuko Imana yaravuze ngo nimbahaye itegeko rishya ni iryo gukundana, ngo nimukundana nk'uko nabakunze, ngo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Urukundo ni ingenzi. Ibintu by'Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, kandi ngo mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzakonja. Dusaba Imana rero iturinde kugira urukundo rukeya. Nta n'urukundo ruke rubaho, ubwo urarufite cyangwa nturufite. Nimba nta rugufite rero bwira Umwuka Wera yuzuza urukundo mu mutima wawe. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkiyitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ibyo nabyo nta rukundo mfite, ni ubusa, ni zeru. Imirimo yacu niyo izaduherekeza kuri wa munsi. Genzura rero urebe nimba ibyo ukora motivasiyo yawe ni iyihe. Ese ni urukundo cyangwa ni ibindi? Kuko burya hari igihe dukora ibintu ariko burya impamvu idusunika gukora ibintu ihishwe mu mutima wacu, ariko ikintu cyagombye kudusunikira gukora ikintu ni urukundo. Noneho ku murongo wa 8 haravuga ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Uku kuvuga mu ndimi bizarangira, kuzisobanura bizarangira, guhanura bizarangira, ariko urukundo ntago ruzarangira. Imana ni urukundo, Imana ni uhoraho, ni Uwiteka. Ni ukuvuga ko urukundo ntiruzavaho, ntiruzashira, ariko izi mpano zose ni ukuzikoresha ku bw'itorero ry'Imana bizarangira. Dusaba Imana rero, nubwo Umwuka Wera yaduhaye izi mpano, ariko mureke tuzikoreshe dusunitswe n'urukundo, atari inyungu zacu bwite, ahubwo tubikore dusunitswe n'urukundo. Imana yacu ishimwe. Nzabagezaho vuba ikindi gice cya kabiri. Ikindi gice cya kabiri tuzabona ibindi bice bibiri by'impano. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimye ko nta yindi Mana ihwanye nawe, utandukanye n'ibindi bigirwamana. Dore byo bigira amaso ntibireba, bigira amatwi ntibyumva, bigira umunwa ntibibasha kuvuga, bigira amaboko ntacyo bibasha gukora, ariko wowe witwa Imana ikomeye. Amaboko yawe akora ibikomeye, amaboko yawe akora iby'ubutwari. Mana ushimwe rero kandi uhabwe icyubahiro. Ndagushima ko washyize impano mu itorero ryawe, kugira ngo itorero ryawe ryunguke, kugira ngo umubiri wa Kristo ubashe gukura, kugira ngo icyubahiro cyawe Mwami kibashe kugaragara, kugira ngo imirimo n'ibitangaza byawe bibashe kugaragara, maze Mwami n'abatakuzi n'abatarakumenya babashe kukumenya, babashe kugusobanukirwa, bityo bakwizere. Ndagushimye rero Mwami ko uduha izo mpano, ariko ikiruta byose Mwuka wawe Wera yuzuza urukundo rwawe mu mitima yacu, kuko nibyo bikubahisha, nibyo bizerekana ko turi abigishwa bawe nyakuri, nuko turangwa n'urukundo. Ndagushimye rero, ndaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen.